ko umbwirira papa umwumvisha uburyo ki mfite umusheri mfite umusore turi gukundana urumva ugenda ubimwumvisha umujye mu matwi umuduhiremo kwa kundi kwawe ushiremo n'umunyu n'urusenda sinzi ko nyine ufite ukuntu bigenza simbizi umubwire ko mfite umuhungu dukundana kugira ngo atuze ibyo bintu urabikora n'amagambo make yuri ujye kumubwira uretse rero ugize neza ubanduje amagambo yawe ukurikijeho serivisi hanyuma rero iyo serivisi irakenera ngo umunyu n'urusenda waruvuze ndi bushyiremo nizere ko ibyo mvuga byumvikanye nta kibazo nushaka kuvuga ngo njyewe rwose nta ribi ubwo nyine urashaka uwo munyu ndema Gihozo ntumbwiye ko ushaka akanyenyeri usigira vuba nari mbizi nese ngiye serivisi yanjye ni ubuntu kandi wavuze ko ngiye mbunza amagambo ngiye nta ribi ndayabunza ariko ntabwo nabunza kubona ariko wavutse wa mwana we nese urabizi gupangira ukuntu ari intare ni wowe urumva wapfa kugenda imbere y'intare nta n'ibirwanisho witwaje nta masasu nta miheto nta macumu ngiye kuguha amafaranga ariko bikamubwira ibyo byo gukanda akanyenyeri bimaze kundya mu mutwe byaranze cyayame n'ubundi se ko ngiye kwiyahura mu ntare none uze n'ubundi amafaranga niyo nzazira kuko naherukana kuba ndahirukana kumpa amafaranga ku kazi kode nibuzere ko yibuka ndayizinyizi mu mutwe akanyenyeri ka buri munsi se katuma umuntu atamenya nako umuntu wanashinze agashinga na kode ko bazajya bamera amafaranga hano ushyiraho amafaranga y'umunyu usigaye warahenze